Hello friends and family, nizere ko mumeze neza kandi n'abatameze neza mbifurije kumera neza. Uyu munsi biranga ejo bigakunda, kandi umwanzi n'utakwifuriza kumera neza. Rero uyu ni wa muhungu wanyu Chris Evan Kenny, umwanya tuba tugiye gufata tukaganira tukarebera hamwe tukanasesengura filime Inzira y'umusaraba, ndetse n'abakunzi cyane cyane b'umukobwa wacu Iribagiza, urugendo rwe rw'inzira y'umusaraba turebera hamwe ndetse rukatubabaza aho bigeze bikadushimisha. Aba ni abakunzi ba Iribagiza, tuba tugiye kuba turebera hamwe iyi filime ukuntu yagenze. Rero uyu munsi twareba igice cya 75, urandika muri komenti uvuga ati uko cyari kimeze, uko wakibonye, uko byari bimeze, uko byari byitwaye byose hamwe. Rero tutarakomeza ndagira ngo ngusabe gukora subscribe kuri ino channel, kuko ni channel nshyashya tugiye kuzajya tureberaho iki cyegerano, niyo tukarebera hamwe uko iyi nzira y'umusaraba yagenze, ndetse n'izindi filime nziza zigenda zidutungura zigenda ziza, ndetse n'ibindi byegeranyo. Rero kadukomeze uyu munsi ukuntu kino gice cyari cyagenze. Ntabwo byagenze nabi cyane, ahubwo njye natunguwe. Ese namwe si mwatunguwe? Urugero twabonye Iribagiza arimo kubwira Kanyana, rero ibya box nshyashya, box ngo ya yindi burya yari pirate, box ya original, box ya nyayo, ngo burya ni Iribagiza wacu uyifite. Yakomeje amuganiriza amuga ati rero igihe kirageze, nawe singomba kukugisha inama mu byo ngiye gukora. Ati ngiye kugenda mvane ibi bintu byakomeje gucanga abantu, mvane bano bantu mu rujijo. Ati kandi ngiye nkomeje kubabazwa nuko cyose nkomeza kumwereka ko ari ngewe Iribagiza, ariko namenye. Kanyana nibwo yamubwiraga amuga ati ariko mbona cyose gukunda, rero bizagenda biza gake gake. Undi akamubwira ati reka ibyo rero si byo nshaka cyane, kuba ankunda ibyo ndanabibona, ahubwo icyo nyine ni uko amenya yuko ari ngewe Iribagiza wa nyawe. Amubwira n'iby'iyo box, amubwira ati rero igihe ni iki ngiki kirageze, kuko nta wundi muntu ngomba kugisha inama. Aho ngaho ndakeka mwabonye yuko habonetse indi box ariyo nzima, ariyo irimo amabanga byose, birimo byose. Aho rero twahavuye tuza aho Fabiola yarari ari kumwe, sinibuka uriya mukobwa ukuntu bamwita, ariko bari kumwe, uriya mukobwa urimo kumugira inama yuko bashaka uburyo bafaburika cyangwa babeshya yuko uwitwa Isimbi yabonye visa imujyana muri Amerika kwiga, kugira ngo bashyire pressure kuri Cyusa. Cyusa namara kubona uwo yita Iribagiza ashaka kugenda, azagira pressure nyinshi, avuga ati uno mukobwa n'ubundi agiye kugenda, kandi niwe mbona ko ari Iribagiza, ayihutisha ubukwe, bitume ibyo kwirwa bakereza ibintu bivaho. Iki ngiki ni igitekerezo cyiza, ku buryo gishobora gutuma ibintu byinshi bihinduka, bigatuma n'ubukwe bwa Isimbi na Cyusa buba, kandi aribwo tudashaka. Ese uyu mupango wo suri budukoreho? Uyu mupango wo suri bwica ibintu? Uyu mupango ushobora kuza ukica ukangiza ibintu byose, bya bindi byo gutegereza, bya bindi byo kugira ngo barebe ibimenyetso, bya bindi byose bikomeje gutinda, ugasanga byose babishyize ku ruhande, kubera ko Cyusa ntabwo arizera neza yuko Iribagiza ari we wa Iribagiza wa nyawe. Uyu nguyu Iribagiza wacu ntabwo arabyizera, ku buryo rero ushobora guhubuka agahita ashakana n'uyu nguyu barimo kuvuga ngo agiye kujya hanze, mu rwego kugira ngo bahite banajyana hanze.
Ibi ngibi rero baramutse babikoze byaba bigiye kugira ibintu byinshi bizambya. Aho ngaho rero twahavuye bamaze kubona ko ari n'igitekerezo cyiza, tugarukaho Fabiola yari ari kumwe na papa Isimbi arimo kumubwira yuko umwana we agiye kujya muri Amerika, ariko papa Isimbi ntabyo yari azi. Aravuga ati ibyo bintu kuki mugenda mukabyicarana ntimubivuge. Undi amubwira ati Isimbi yabonye umwana uba muri Amerika uzagenda akamwakira, rero rwose agiye kujya muri Amerika. Bivuga yuko ko n'ubukwe bushobora guhita bwihuta bwacyusa, bugahita bwihuta ubundi bakajyana. Gusa papa Isimbi twakomeje kumubona, dukomeza kumubona yuko ibyo bintu atabishyigikiye. Ari nabwo twabonaga papa Isimbi amubwira ati ngiye kugenda njye kureba uriya muganga, sinzi umuganga yamubwiraga uwo ari we. Ubona nawe afite urugendo agiye kugenda. Uru rugo rwasigayemo Fabiola, ese ntabwo biri buteze ikibazo? Uru rugo rwasigayemo Fabiola wenyine, ese bano bantu biri bubagendekere bite? Hano birakaze, hano birakomeye cyane, umve ngo birakomeye cyane. Aho ngaho twavuye duhita tuza aho Isimbi yari ari kumwe na koci. Narava aho ngaho koci, twabonye koci barimo kumuvugaho, Fabiola na wa mushuti we barimo kuvuga ngo ibyo byose koci niwe wabiteye. Koci arabitera, bakomeza kuba bavuga ngo bamufitiye umugambi nawe utari mwiza. Nibyo ngibyo nibagiwe ku byo Fabiola yavuganaga na wa mukobwa wundi. Aho rero nari ngeze ahantu twashoreje ino episode, ariho Iribagiza yari ari kumwe na koci, arimo kumubwira ati rero koci, ndagira ngo umfashe kuzajya kwemeza uno muryango wo kwa Cyusa, nkawemeza nkagaragaza ukuri ndetse nkerekana na box ya nyayo. Koci akamubwira ati rero waba wihanganye hano, iki ngiki ari cyo gihe cya nyacyo. Undi akamubwira ati nicyo gihe cya nyacyo. Ako kanya rero nibwo mama wa Cyusa yahise yinjira, aza asuhuza Iribagiza n'ibyishimo byinshi, ndetse yari ari kumwe na mushiki wa Cyusa, bari kumwe. Bakomeje rero, aramubwira ati mwana wanjye, nicyo gihe kugira ngo tugaragaze ikimenyetso kiri ku mubiri wa Iribagiza. Iribagiza aramubwira ati rega mama, nibuka ibintu byinshi, nibuka amagambo yose agiye umbwira, ndetse mfite n'icyo bita box ya nyayo, mfite box ya nyayo. Mama biramutungura, mama wa Cyusa biramutungura cyane. Ako kanya ahita haza Rwivanga Fabiola, aza kubatera ubwoba ati n'ubundi Simba agiye kwigendera, ati ibyo bintu mwajemo mwirwa mudutesha umutwe ngo izo za box ngo za nyazo n'izitari iza nyazo, ibyo ngibyo twarabihazi. N'ubundi umukobwa wacu agiye kwigira hanze, ntacyo bitwaye, nyine yazana bya bintu byo gukanga kugira ngo bumve ko agiye kugenda. Mama wa Cyusa rero ntabwo yatinze aho ngaho, yabwiye Iribagiza ati umukobwa wanjye uzaze kundeba, hari ibintu nshaka ko tuganiraho. Ubona kuko yishimiye Iribagiza. Twasize rero Fabiola ari kumwe na koci ndetse na Iribagiza bahanganye, arimo kubabwira ati sha mwebwe tugiye guhangana byeruye. Naho ngaho twarangije episode ya 75 rero. Ciao, ubundi tuzasubire kuri episode ya 76 turebera hamwe ukuntu yagenze. Ibyishimo kuri mwebwe, umugoroba mwiza.